ngira ngo mu byo dukora byose mu byo dushaka kugeraho nk'igihugu nk'abantu tugendera ku mategeko. Turi igihugu gikwiriye kuba kandi kigendera ku mategeko. Ubundi rero birafasha rero no muri ya mico bamaze kutubwira, ibi byenda n'iki biriya birimo abuse, birimo ibintu bibi cyane, no mu buryo usibye iyo iby'imico byananiranye bihereza iby'amategeko akaba ariho bigana bigakomeza. Ejo bundi ubanza wenda mwabivuze kare simbizi, bize kumva ko hari ibyo mwabanje kuganira, ariko maze iminsi nsoma ibintu biri mu makuru mu Rwanda, ndetse naje kubisoma nyine ko Fasted hari abantu yahuye nabo, byose bibona mu binyamakuru. Abuse kugira ngo ishoboke nk'iriya, in fact bwa mbere nabanje kubimenya bivuye muri RIB, Rwanda Investigation Bureau. Hari umuntu wafashwe wafunzwe, njye najyaga mbona bavuga Miss Rwanda nkagira ngo nyine kuko ni ukurata ariko usibye ko nabyo hari ibintu umuntu yihorera kuko ntacyo bitwaye, ariko nta n'icyo bitanze, ariko ukabyihorera abantu uburanga okay, niba hari ababyungukira. Ariko ikibi cyaje kuvamo numva gitumye mbivuga, ni abangaba babigize umwuga cyangwa abirimo bandi batari bo babyungukiragamo, ahubwo bikungukira abandi ababiteguye bakabishyiraho. Usanga ahantu abagabo babiri inyuma babitegura, bikaza kuvamo gucuruza abo bana b'abakobwa bitwa ngo kubacuruza, cyangwa se nabo ubwabo to abuse them, bikaba mu gihugu cyacu bikatubamo, bamwe bagomba kuba abantu babizi bagaceceka ntihagire ugira icyo abivugaho, abandi ntibabizi. Ubu ni ukuvuga ngo muri bahoze bavuga mu muryango wacu mugari hari umuryango muto w'abantu bahura ari benshi bikaba umuryango munini w'igihugu. Uvuga ngo hari ukuntu turangaye, cyangwa se imico mibi twese yatwinjiyemo ku buryo ibintu nk'ibyo ntacyo biba bitubwiye, bishatse byaba. Umuntu akihangira umurimo, tubwira abantu kwihangira imirimo bagahanga n'indi, ubwo abantu bakihangira umurimo to abuse people, gucuruza abantu. Erega reports ndazibona iteka no muri polisi, usibye gucuruza bijyanye muri iyo nzira navugaga, umubare w'abantu bafatwa bahagarikwa, correspondence ziriho hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu by'abantu babaye smuggled bagatwarwa hanze bakabagurisha, China, Oman, muri iriya region ya Gulf region, hehe. Hari abanyarwanda benshi bagenda, cyane cyane baba ari abakobwa ariko n'abahungu barimo. Rimwe tukazajya tukabona polisi ikabona amakuru ko abantu bari mu gihugu runaka, hari umuntu wabonye uko watuma aramubwira ati turaha turi abakobwa 12 twaje dutya, ni mu dutabare. Uko yagiye ntawe bizi, ariko bagezeyo nyine asanga ibyasanzeyo, bamwe babagize nk'abacakara, ibintu bya slaves, bakaba slaves, abandi bakaba
bakabakoresha nk'iki ntabwo babarongora ngo babagize abagore mu miryango yabo ariko n'abantu bari aho bakababiyuzinga gusa akaba ari icyo babereyeho b'abanyarwanda ni ibintu byinshi rero ibi bigenda byandikwa hari kesi hari byinshi bimaze kugaragara ko biriho nka buriya ariko reka mbihine hari uburyo bubiri rero abantu bakwiye kubirwanya cya mbere hari amategeko umuntu wabaye abused umuntu uhohoterwa umerewe nabi akwiye gutinyuka akabivuga akareba aho abigeza kugira ngo atabarwe cyangwa amategeko agire uko amurengana ubwo ni bimwe simbona impamvu abantu batinya kwirenganura bitabira inzego cyangwa keretse niba batinya kujya mu nzego cyangwa inzego zacu bavuga batari ko se uraregerane uraregera nawe umeze atyo icyo muzakirinde aho abantu bashobora gutinya kugira uwo bagana ngo bamubwire kurenganurwa kubera ko bazi ko nawe ari uko ameze cyangwa ntacyo yakora kurenganura umuntu icyo cyaba ari ikintu gikomeye icyo ni kimwe icya kabiri abantu ku giti cyabo baba abused bahohoterwa hari guhohoterwa bimwe bifata abantu ku ngufu cyangwa bigira bite icyo ni kimwe ariko hari ibindi bashukisha abantu gusa nk'uriya musore navugaga umugabo nabonye uri mu ribu kwanza kiriya kintu cyitwa organization ireba uburanga bw'abantu hazavamo cyabayeho giti ntikigira amategeko akira ntikigira abagikurikirana dore ko umuntu yihangiye umurimo ashyiraho agahuza abakobwa akabashukisha utuntu akaba mbere y'uko abacuruza akabanza we ubwe akabakoresha ibyo bakoresha abo bana bacu nabo usibye ko nabo bakwiriye kugira imico yo kubyanga bakaba babyirinda bakaba bagira n'uwo babibwira nk'uko uwo wundi yamenyekanye mu bantu 10 na bangahe bagiye baba abused havuyemo umuntu umwe waranga ariko ndetse yakwanga bakamureba igitsure bakamubwira ko bashobora kumuhana bakamwima ibyo yari akwiye kubabona ariko ibyo bijyanye no mu kazi no muri za minisiteri no muri institution zisanzwe zacu harimo n'iki kintu kiri aho kizamura abantu mu ntera kubera ko umuntu yabanje ubwo murabyumva ntabwo nirwa mvuga birenze abantu bari mu gisirikare ukazamurwa mu ntera kubera ko hari abo hejuru ugomba gufata neza it's really bad ni ibintu bibi cyane cyangwa muri za minisiteri cyangwa hehe ibyo bintu mubyirinde ni imico mibi gusa nucika leta ntikumenye ngo iguhane n'Imana izaguhana ariko dushake uburyo twajya tubimenya kugira ngo ibiducika bibe bike ibitaducitse tubihane rwose kuko si umuco nyarwanda si umuco
w'abantu hanyuma rero niho havamo bya bindi ugasanga nyine nto kuvuga guteza imbere umunyarwandakazi n'iki ni right ni uburenganzira ntabwo ari ibintu dukwiye gushimira abagabo ntabwo ari byo dukwiriye gushimira abagabo ngo nahoze numva ngo umugabo akagira atya umugore doesn't owe you anything. If anything, you owe each other. The first thing is you owe each other respect. Yes, you owe each other this right. Ntabwo umugore no mu rugo cyangwa no hanze ataranarongorwa cyangwa icyo akiri umukobwa hanze uburenganzira bwe n'ubwe ntabwo abukesha umugabo ntabwo bibaho ibisigaye bikaba ku bana kuzuzanya hanyuma uriya amategeko y'umuryango n'indi mibanire bikubahirizwa nicyo nagira ngo ntaza kwibagirwa kukivuga ariko kandi bireke kuba mu magambo gusa tureke kubivuga gusa bijya no mu bikorwa akanyuma nanone bisa no kuvuga no gusubiramo ndashaka ngo nanone ugiye kuba nk'ubwa gatatu mbwira abantu mu mashuri minisita mu byatubwiye w'uburezi hari ikintu atavuze amashuri ariko ubwo bigaragaza ko mu gihugu hose ariko bimeze ariko n'ibyo navugaga bya mbere no mu mashuri birahari abarimu bigisha ariko noneho bakagira n'uburenganzira bwabo bigisha kubagira abantu babo bakaba ndetse akaba yagutsindisha ikizami kubera ko utamutunganiye cyane cyane bikorwa n'abagabo abana b'abanyeshuri b'abakobwa bakabigwamo cyangwa se bakagomba kwitanga kugira ngo bashobore cyane cyane rero abatari n'abahanga ho hari ubwo babigura amanota ariko ubwabyo ni bibi kuko iyo ushyizeho iyo opportunity yo kuvuga ngo kubera ko wenda utakurikira neza kubera impamvu ntabwo ari makosa ya kamere umwarimu akakwereka ko ashobora kubigushyirira ku murongo ariko mubanzamo mukabana ni bibi cyane rwose dukwiye kubyamagana ariko namwe rero mushyireho akanya abakobwa bari n'abagore namwe mushyireho akanya mubanze mwivanemo gakumva ko you are right uburenganzira bwawe ubukesha umugabo ubanze ubigabanye nabyo kuko hari ababa victims z'imyumvire nayo itari myiza yabo byombi ni ukubirwanya rero impande zombi ariko icyo nagira ngo ndangirizeho ni ukubasezeranya ko amategeko arahari hari n'abayobozi babyumva ko atari ko bikwiye kugenda babimenye bakurenganura jya ugerageza rero uburyo wabimenyekanisha bijya hanze abantu wo kuzira ko watinye udafite uwo wakwegera cyangwa wabwira ngo amategeko akurenganura ndagira ngo ndangiriza aha mbifuriza ibihe byiza biri imbere hanyuma wenda tugira amahirwe tuzongera duhure vuba mugire amahoro y'Imana.